Nyagasani Yesu Kristo butuje imbere yawe ngo duhange amaso igisakaramento wadusigiye muri Eucharistia ntagatifu wemeye guturana natwe ngo tujye tugusanga tuguhabwe tugusenge kandi tugushimire ineza yawe. Nyamara ntitwari tubikwiye iyo tutajya guhabwa ubwo burenganzira nawe. None rero Nyagasani dushyize imitima yacu mu biganza byawe, dusize ubuzima bwacu mu biganza byawe, dusize ababyeyi bacu mu biganza byawe, dusize abana bacu mu biganza byawe, dusize urubyiruko rwose mu biganza byawe, dusize abihaye Imana mu biganza byawe, dusize abacu barwaye mu biganza byawe. Yesu tukweretse abari mu bitaro bitandukanye, Yesu tukweretse abarwariye mu ngo kuko indwara zananiranye. Kwemera ko ushobora byose, ni wowe uhindura ibyanze guhinduka, ni wowe wazuye n'abapfuye. Twishyize mu biganza byawe Nyagasani, ngwino uduhe imbaraga zo kukugirira icyizere, tubwire ibyacu byose, tukwereke ibyacu byose, tukwereke n'abacu bose. Nyagasani Yesu mpereza abihebye bose kugira ngo bahumurize, weretse abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo babire ibisubizo, weretse abatotezwa Nyagasani, weretse abishwe n'agahinda kugira ngo bahe ibyishimo, weretse Nyagasani abageze mu zabukuru kugira ngo bahe gusaza bakunogeye, weretse buri umwe wese urangaha Nyagasani iyo yaje kugusaba ate nabo yaje gusabira, ugendere Nyagasani umufata ukuboko,
nyagasani Yesu mwohereze mu miryango ifite amakimbirane kugira ngo ugende utanga ubwumvikane n'ibyishimo n'amahoro mu muryango. Tukweretse buri umwe wese rero utuye iyi si kugira ngo ahwanye n'ibyaba ari gukora byose nyagasani umugendere umugire neza. Twese abazahajwe n'indwara nyagasani zanze gukira zababayo karande kugira ngo nyagasani ukure kwivuye maze babe mu iyomba y'uburwayi n'iyomba y'agahinda ndetse n'ababo bahe kwishima kubera ko tuzi ko tugirira neza. Aka kanya rero tugiye kumarana nawe nyagasani Yesu tugufitiye icyizere. Turambuye amaboko nyagasani kugira ngo dufate amaboko yacu kugira ngo tutadandabirana kugira ngo tugire ibyishimo bikomoka iwawe. Dushyize rero byose mu biganza byawe Yesu, ngaho ngwino utabare imbaraga nke zacu turi kugusenga uko bikwiye, tugushimira ibyiza byose watugiriye kandi twitegure neza kwakira ingabire zawe watugeneye uyu munsi kubwa Kristo umwami wacu. Thank you.